turiya imisi ikundira abamista uriya ni hatari ikundira abasitari. Abenshi iyo mwumvisha indirimbo muhita mutekereza Miss Akiwacu Colombe. Ni indirimbo yakorewe n'umuhanzi Christopher ubwo yari bavugwaga ko bari mu rukundo hari mu mwaka 2014 urangira ushyira 2015 ubwo uyu muhanzi yavugaga uburyo yasariye no mukobwa ariko atamwemera kuko atari umustar nubwo yayikoze ariko byagiye bivugwa ko aba bombi bagiye mu rukundo inshuti zabo zikajya zibihamya ariko bo banga kugira icyo berura ngo babivugeho. Colombe n'umukobwa utaragiye avugwa cyane mu nkundo nkuko abandi bagenda babitangaza cyangwa bakabyerekana ari nayo mpamvu uyu munsi nkuru ye iri mu nkuru zishimishije zo kumva cyangwa se amateka ye kuyamenya. Ni kuri Mambo 1 ntucikwe. Yes, alright. Nizere ko umeze neza cyane. Ni kuri Mambo 1 TV. Reka nguhe ikaze nkuko tumaze kubamenyereza. Murabizi tugenda tugaruka ku mateka agiye atandukanye cyane muri tubamenye. Twahereye kuri ba Miss Rwanda duhera ku wa mbere kurinda tugeza ku wa nyuma tugenda tukubwira amateka ye. Ese ahugiye mu biki muri iyi minsi, hari gukora iki, ese n'ibiki byamuranze, n'utuye dushya mu buto bwe tutazibagirwa twamumenyeho. Uyu munsi turi bugaruke kuri Akiwacu Colombe. Uyu yabaye Nyampinga Rwanda muri 2014 aho yahataniraga irikamba na bagenzi be b'abakobwa 14 akaba yarahagarariye intara y'Iburasirazuba. Ubwo umunsi wamuhinduriye amateka ni tariki 23 Gashyantare umwaka wa 2014. Akiwacu Colombe yanditse amateka yinjira mu bakobwa bazahora bibukwa babaye ba Nyampinga b'u Rwanda. Ikamba yambitswe hashize imyaka 2 iri rushanwa ritaba cyane ko yaje asimbura Aurore Kayibanda wari wararyambitswe muri 2012. Murabizi we twamugarutseho tukubwira ibye niba utarabyumvishe cyangwa se waracikanwe. Ikiganiro kiriho ni kuri Mambo 1 TV. Unibuka gukora subscribe, ukore share, ujye usangiza n'abandi aya makuru tuba twaguteguriye cyangwa se twagutoranyirije mu bindi byose. Icyo gihe igisonga cye cya kabiri ubwo cyari cyungirije Akiwacu Colombe ubwo yatorwaga ni witwa Umutoni wa Marlene wanegukanye ikamba rya Miss Heritage. Ubwo murabizi ni umukobwa uba waragaragaje cyangwa waragaragayeho umuco cyane kurusha abagenzi be. Naho igisonga cya mbere cyabaye umukobwa witwa Akineza Carmen. Ubwo ngubwo ho ni kuri uwo munsi w'amateka wo kuri Colombe, ariko noneho tugiye kugaruka kwanza mu mateka ye. Ese ni muntu ki, avuka he, yize hehe, afite izihe mpamyabumenyi, dore ko kuri ubu no mu bamisi bose babayeho ariwe mu misi wabashije kwiga amashuri menshi cyane kurusha abandi bagenzi we. Colombe ni mwene, ubwo turahera kuri abamubyara. Ise ni Gatari Vitali, nyina we akitwa Mukankusi Immaculée. Yavutse ku itariki 31 Ukwakira, ubwo ni mu kwezi kwa 10 1994. Akiwacu n'umuryango we ubwo we nubwo atakiba mu Rwanda bari batuye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Akaba umwana wa 4 mu bana 5 bavukana
Colombe afite uburebure bwa metero imwe na santimetero 75. Ibiro byo ntago twabigarukaho kuko ni ibintu bigenda bihindagurika, ariko byanze bikunze biri hagati ya 50 na 55. Akaba avuga neza Ikinyarwanda, Igifaransa hamwe n'Icyongereza. Murumva ko ku ndimi rwose hose abari tayari. Amashuri abanza yayize mu ishuri rya Saint Joseph ku Kicukiro, aza kuyasoreza ku kigo cya Apaperi nacyo giherereye muri Kicukiro. Naho amashuri yisumbuye ubwo icyiciro rusange ni troncome yayize mu Byimana. Icyiciro cya kabiri cyayisumbuye akiga muri Stella Matutina, ikigo giherereye Ishyorongi mu karere ka Rulindo. Uyu mukobwa yize mu ishami ry'imibare, ubugenge n'ubutabire, ubwo mu magambo y'imineni MPC, Mate, Physique na Chemistry mu magambo ahinnye y'Icyongereza. Mbere yuko atorwa, Akiwacu yavuze ko mu buzima busanzwe hakunda gusoma ibitabo bitandukanye. Ikintu cya mbere akunda mu bijyanye no kurya ni gufata amata hamwe na biswi. Ku wa 28 Ukuboza nibwo uyu mukobwa yabashije kwitabira amajonjora ya Miss Rwanda. Icyo gihe yari yiyamamarije i Rwamagana, ubwo ni mu ntara y'Iburasirazuba, maze aza gusekerwa n'amahirwe rwose iyo ntara arayiserukira neza. Ubwo kuva muri 23 ubwo ni Gashyantare n'ubundi 2014 nibwo Akiwacu na yegukanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda mu birori byabereye muri Petit Stade. Ni Nyampinga wa kare mu mateka y'itorwa rya Nyampinga w'u Rwanda, kuko tubigarutseho murabizi ko wa mbere yatowe muri 1994, undi yongera gutorwa 2009. Olole yagiyeho asimbuye atorwa muri 2012. Akiwacu Colombe yavuye mu Rwanda haciye mu mwaka umwe, ubwo yagiye muri Nzeri muri 2015. Ubu atuye mu Bufaransa, aho hakorera ibikorwa bitandukanye, cyane cyane birimo ibyo kumurika imideri, dore ko uyu mukobwa yari umunyamideri. Murabizi hari inkuru nyinshi zagiye zimuvugwaho z'amafoto yagiye agaragara ye ari mu bikorwa byo kumurika imideri mu bihugu bigiye bitandukanye byo ku mugabane w'i Burayi, yambaye za bikini. Abenshi murabizi ko mu Rwanda batabivugaho rumwe, bamwe bati aho agiriye hanze yataye umuco, biti ntago byitwaramo neza nk'umukobwa wabaye Miss Rwanda. Abagenda yakabaye ari we ushyira imbere cyangwa urata umuco nyarwanda muri ibyo bikorwa, ariko nyine haba ari ibiraka. Imyenda aba yahawe ngo aserukane yerekana aho ngaho niyo aba agomba kwambara nk'uko aba yariyemeje ako kazi nk'umunyamideri. Muri ubwo tugiye kugaruka mu by'amashuri ye, ari naho tuza gusoreza ku bya Colombe. Muri 2018 yahawe impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza yakuye muri Institut Supérieur du Commerce de Paris. Icyo gihe yashimye abantu batandukanye bamufashije kugera kuri ibi, barimo na se umubyara ukunda kumuba hafi cyane. Uwo ni Miss Akiwacu Colombe. Ku bandi bashaka no kumenya amakuru ye se asigangana te ku mbuga ze nkoranyambaga, n'ubundi abari Akiwacu Colombe, mukajya mukurikirana ibigezweho muri iki gihe kuri
uyu munsi. Ibyo ni bimwe mu byaranze ubuzima bwe nka Nyampinga w'u Rwanda wa 2014. Ni kuri Mambo 1 TV tugenda tugukusanyiriza ibintu byinshi ku bantu baba baragize icyo bageraho cyangwa se abibyamamare mu ngeri zigiye zitandukanye. Niba ushaka ko hari uwo nawe tuzagutegurira cyangwa se tuzaguha amateka ye, unyure muri comment ubyandike ugati njyewe rwose ndifuza ko muzanganiriza kuri runaka nawe tumumenye. Ubwo yari kuri Colombe, tuzakurikiraho tubagezaho kuri Nyampinga kuvugwa Doriane, nawe niwe wakurikiye Colombe, mumenye ngo we ari he, ahugiye mu biki, ese ni iki cyamuranze mu gihe cyo kuba Miss Rwanda, ese mbere yaho yari abayeho ate, ese byamuhinduriye ubuzima cyangwa ntacyo byamumariye. Reka mbashimire cyane, nanjye mbabwira ngo ciao ciao.